Bakunzi bacu turabasuhuje cyane, twishimiye kubana namwe muri iki kiganiro. Nyabuna ntudusige, ntugende, ntukande aho uhita ugenda, ahubwo emerera umutima wawe n'umwanya wawe mukeya ureke tubane muri aka kanya. Tujye kuganira amagambo y'Imana twihuse, igitabo cya Filemoni, ibice 3 ku murongo wawo wa mbere. Haravuga ngo ubibutse kugandukira abatware n'abafite ubushobozi. Akantu mukumve neza, ubibutse kugandukira abatware n'abafite ubushobozi. Aha reka tubirindire turebe abo bantu ni bande. Ni bande twashakaga kugandukira cyangwa se ni bande bibutsaga. Amen. Hano kuri 5 Timoteyo wa mbere 5 ku murongo wawo wa mbere avuga ngo ntugacyahe umukuru, ahubwo umuhugure nka so, n'abasore ubahugure nka bene so, abagore bakuru ubahugure nka ba nyoko, n'abagore bakiri bato n'abakobwa ubahugure nka bashiki bawe, ufite umutima utunganye rwose. Amen. Aha twumvishe aha hantu mu bitabo 2 bitandukanye. Filemoni na Timoteyo ni abantu bakoze mu gihe cyabo nk'uko natwe turi gukora mu gihe cyacu. Imana ishimwe. Nawe uri gukora mu gihe cyawe, ariko twumvisha amagambo y'Imana adusaba guhugurana. Mpugura nanjye nguhugure. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe impamvu ingo z'iyi minsi zisenyuka. Ese ni ubushobozi bukeya buri mu miryango, cyangwa se ni urukundo ruke rwakonje, cyangwa se ijambo ry'Imana ridusaba iki kugira ngo ingo Imana yaremye yahaye umugisha zikomeze zigira ireme, zikomeze zubakwe? Reka nkubwize ukuri, umuntu wese ufite urugo ni umukandida wo gusenya. Urugo ni ikintu gikomeye, navuga ngo ni urugendo rukomeye, ni urugendo rutagira diplome. Utangira unezerewe, wagera hagati bikabiha, ariko nakubwira ngo komera, komera, urugamba ntirurarangira. Uzarangira washaje, imvi zaje, bizarangira Imana yaguhamagaye. Wicika intege. Reka turebere hamwe impamvu nyamukuru ingo zishobora kuba zigiramo uruhare mu gusenyuka. Reka turebere hamwe, umfashe nawe umfashe. Ijambo ry'Imana ritubwiye ngo abagore bakuru, Bibiliya ivuga abagore bakuru ubahugure nka ba mama wawe cyangwa se nyoko, ba papa bakuru bahugure nka ba so, abadamu batoya ubahugure nka bakuru bawe cyangwa se barumuna bawe, bashiki b'umugabo wawe ubahugure nk'abavandimwe bawe, kuko muri amaraso amwe. Ariko uyu munsi Satani yafashe intera mu mitima y'abantu benshi, arashaka kugusenya. Imana ishimwe. Aragusenya ashingiye ku kibazo ufite, ashingiye ku kantu gatoya afite k'akamenyetso. Reka turebere hamwe ingingo zishobora kuba zasenya urugo. Ese ni ubushobozi bukeya cyangwa se ni urukundo rukeya? Nawe umfashe tubane muri uyu mwanya. Imana iraza kuguha umugisha, kandi nunyemerera ukampugura nka murumuna wawe, nkaguhugura nka mukuru wawe, ukampugura nk'umubyeyi, nkaguhugura nk'umwana, turabasha kungurana ibitekerezo kugira ngo tubashe kurebera hamwe ese ni iyihe mpamvu ingo z'iyi minsi zisenyuka. Ubushize twaganiriye uko ingo z'iyi minsi impamvu zisenyuka. Twari dufite umutumirwa avuga ko kera abana barerwaga mu muco. Umutumirwa wacu yatubwiye ko kera abari babaga birinze cyane, batabashaga kuba bahura n'abasore bateganya ko bazaba abafasha babo cyangwa se abatware babo. Atubwira ingaruka ziteza ingo imidugararo cyangwa se ihungabana. Avuga ko uyu munsi abakobwa b'iyi minsi bitwara nabi. Ese nawe ni kubyumva? Umukobwa aritwara nabi? Ese yakwitwara nabi ate kandi nawe uri umubyeyi ubasha kumucyaha ukamugorora mu nzira? Ijambo ry'Imana ridusabye guhugurana. Mpugura ngo uhugure. Twasanze kubaka urugo nta muhanga w'urugo. Umupasiteri yasenya,
umukire yasenya, umukene yasenya, ahubwo ni iki gisenya ingo z'iyi minsi? Ese uriya wasenye tumushyire ku ruhande cyangwa se tumugaruze ineza y'Imana, tumubwire amagambo amuhumuriza umutima? Reka turebe ibintu bitatu bishobora kuba byahita biteza umutekano mutoya mu rugo. Ushobora kuba nk'urugero, urugo rusenywa cyane cyane n'akantu gato. Katangiye ari gato, mutangira mubona bwije mutavugana, mwumva ntacyo bitwaye, murara mutavuganye, mwumva ntacyo bitwaye. Uko nguko akantu gatoya karakura. Iyo ubibye imbuto ntoya irakura ikagira imbaraga ikazamuka. Nubyitegereza iruhande rwawe hari ibiti byatangiye ari bitoya. Rebera hamwe impamvu ituma urugo rwawe rubura amahoro. Ese ni ubushobozi bukeya wagize, cyangwa se wagize ubushobozi bwinshi usanga uwo mubana atakibashije gukomezanya nawe? Ibyo bintu rero Bibiliya ntabwo yabitwemereye. Bibiliya yatubwiye ko tugomba kwibukiranya igituma ingo zisenyuka. Amen. Ijambo ry'Imana rivuga ngo umugore gandukira umugabo wawe. Ese kuganduka ni iki? Mu buzima busanzwe uzasanga hari umudamu ubasha kubyuka akajya mu kazi ke akagakora agataha ananiwe, akaryama, ntabwo yitaye ngo umugabo bimeze bite, abana bimeze bite, ese ibikoresho byo mu nzu bimeze bite. Ibihe turimo byamutwaye, mu gitondo akabyuka agenda, ejo bikaba uko nguko, wa mutima w'urugo ntabwo kiwutunze. Iyo ni impamvu imwe yatuma urugo rwawe rusenyuka, akazi kasenya urugo. Ikindi cyatuma urugo rusenyuka, inshuti mbi. Inshuti ufite, iyo ufite inshuti zasenye, amahirwe yo kubaka yawe aba ari ku kigero kiri hasi cyane. Impamvu ya mbere, ibiganiro muganira, iterambere bafite, izo nshuti zawe icyerekezo zirimo nawe nicyo uyoboka. Si uko tugiye gusiga abagize amahirwe makeya yo kubaka, ahubwo se ni ikihe twakora ngo bongere kugaruka nabo bagire amahirwe yo kugira ngo bongere kubaka ingo zabo? Ushobora kuba ari umwe akaguhungiraho ukamugira inama. Muri iyi minsi hari ibintu byateye ngo ni amahirwe ya kabiri. Ese amahirwe ya kabiri ni ayahe? Ku rugo amahirwe ya kabiri ni ayahe? Rebera hamwe umutima wawe n'uwanjye, turebere hamwe igisubizo amahirwe ya kabiri yatanga. Ijambo ry'Imana iravuze ngo tuganduke. Iratubwiye hano ngo muri Filemoni avuga ngo ubibutse kugandukira abatware n'abafite ubushobozi. Ubushobozi ni bande babufite? Ushobora kuba ufite amafaranga yawe, ushobora kuba ufite icyubahiro cyawe runaka, Imana arakwicaje ku ntebe. Ntabwo nemerewe kuza ngo nyigukureho uko niboneye. Ariko muri iyi minsi hari ibintu bikomeye cyane. Uzi ko ibyubahiro biri kuganza icyubahiro cy'Imana? Uragera nk'ahantu mu rusengero ugasanga urusengero rufite protokole yawe ugasanga ifite umushiha, ukibaza ngo abantu baje gusenga. Ese aba bantu baje gushaka icyubahiro? Tugerageze turebere hamwe icyubahiro ni cy'Imana, ducishe bugufi twumve Imana mu mitima yacu, dusenge. Hanyuma tukaba turi kurebera hamwe icyaba gituma ingo zisenyuka. Twabonye inshuti mbi, tubona ubutunzi buri hejuru b'abanyacyubahiro. Iyo ageze ku munyacyubahiro mugenzi we ntabwo yibuka wa mugore yasize mu rugo udafite akazi, cyangwa se n'umugore ufite akazi umugabo ntako afite, ntabwo amuha agaciro. Ahubwo b'abanyacyubahiro birirwana nibo yumva ko ari inshuti ze, yumva ko ari inkoramutima. Twaje kurebera hamwe dusanga ikibazo gisenya ingo nabyo birimo. Abo mwirirwana ibyo babamo nibyo nawe utahana. Indi ngingo ishobora gusenya urugo, ubukene. Ubukene busenya urugo ku rwego rukomeye cyane. Iyo ubuze kimwe ukakibaza mugenzi wawe akakibura,
iyo ufite umutima, Bibiliya yavuze ngo umupfapfa, iyo umutima wawe ari umupfapfa ugasohoka hanze ukabona abandi babandi basa nkaho ari abanyacyubahiro, ibyo bakubwiye urabiyoboka, ukibagirwa wa wundi mwatangiranye ubuzima. Ntumugandukire, turi ku ijambo rivuga kugandukira cyangwa se gukunda uwo mwabanye, uwo mwashakanye. Rero izo ngingo eshatu tuzazigarukaho muri iki cyumweru. Dufite gahunda yo kurebera hamwe ese ni iyihe mpamvu izana amakimbirane mu ngo zacu, ni iyihe mpamvu ituma abantu badasabana ngo bongere bagirane urukundo rwa mbere. Hanyuma indi ngingo ibasha gutuma urugo rwawe rusenyuka: kudaca bugufi, kutamenya urugero rwawe, kutamenya uwo mubana ubukana afite cyangwa se imbaraga afite. Banza ugenzure umuntu mubana, ese akunda iki? Akunda icyubahiro cyangwa ntacyo akunda? Ese ashoboye iki? Nusanga abasha kuba akunda icyubahiro, tuzi neza ko abagabo bakunda isuku, bagakunda icyubahiro. Hari agatabo nasomye kavuga ngo umugabo akunda kurya. Icyubahiro, isuku n'ibiryo. Icyo gihe uwo mugabo iyo abibonye ukabimuha, naho yaba bidatetse neza ariko ukabimuhana isuku ndetse n'icyubahiro, uwo mugabo ndahamya neza ko, nkurikije amateka y'ibitabo nagiye nsoma, uwo mugabo ntiyagucika, mwabasha kurambana kandi mwagumana, mwakubaka urugo rwiza. Ariko iyo uzi ko umugabo ibyo bintu abikunda, ukagira umwanda, ntumwubahe, n'icyo wakora cyose n'ayo mafaranga mwamutunze asenyuka vuba. Inshuti zanjye rero, mbahaye ikaze mu kiganiro. Niki gituma ingo z'iyi minsi zisenyuka igihe gito cyane? Ukabona abakecuru barasenya, ukajya kureba ugasanga abagore bato bari gusenya, wakwitegereza ugasanga noneho amadevorce ni abageni bari gukora amadevorce. Ikintu gikomeye cyane gituma urugo rugira ibihumuriza. Twabonye ingingo zituma ingo zishobora gusenyuka, tugiye kurebera hamwe noneho icyatuma ingo zigira ibihumuriza. Umugore ubasha guca bugufi akagira isuku mu rugo rwe ndetse no mu baturanyi, akaba intangarugero, akabana neza n'abaturanyi, uwo mugore abasha kubaka, kuko iyo asohotse hanze abaturanyi bakamushima, wa mugabo naho yaza ababaye agaruka umutima we hari akantu gato kahindutse. Iyo yinjiye mu nzu agasanga harimo isuku, aravuga ati uko biri kose umugore wanjye kankomeze mwihanganire, ubwo bitagenze neza ariko ejo bizagenda neza. Ibyo ni ibihumuriza bishobora gutuma urugo rwawe rukomeza. Kwirinda cya kibazo twarebeye hamwe cyitwa gusenya urugo cyangwa se divorce. Hanyuma ikindi gihumuriza urugo rudasenga umuntu umwe, wenda umwe, ibihumuriza by'uwo muryango biba biri hasi cyane. Ushobora kugenda ubabaye, wumva umeze nabi, wumva nta gihumuriza na kimwe, wajya mu nzu y'Imana ugasanga wahuriyemo n'umuvugabutumwa akavuga ibintu byawe, ugataha wabohotse, ukagenda ugaca bugufi, ukabwira umutware wawe ati uko biri kose ubushobozi dufite ndabyihanganira, ariko dukomeze urugendo rwo kubaka. Naje kubabwira ngo umuntu wese ufite urugo ni umukandida wo gusenya. Ubu uri umukire uri umukandida wo gusenya, ubu uri umukene uri umukandida wo gusenya, ubu uri mwiza uri umukandida. Divorce iragutegereje. Ntacyo wakora usibye kwirinda bya bintu twavuzeho. Nta kintu wahinduraho utashatse ibihumuriza bikomeza kuba inkingi mu muryango wawe. Reka dushake ibihumuriza kugira ngo Imana ikomeze kutwishimira. Gutura mu rugo rwiza, Imana iraza ikabana namwe. Iyo utuye mu rugo rufite isuku, Imana iraza igacumbika mu rugo rwawe. Ahantu hari umutima w'urukundo, ahantu hari umutima w'ineza, wabasha kuhashakira Imana ukayibona. Ariko witegereze, uhingutse ku rugo usanze amasafuriya, amapampa, ibintu byose biravangitiranye muri salo, umugore arigaramiye muri televiziyo, ari mu gafilime,
umugabo se niyo yakwinjira yakwicara hehe? Ese uwo mushyitsi aje yakwicara hehe? Mu by'ukuri tugerageze turebere hamwe impamvu yatuma ingo zacu zigira umusaruro. Reka sabe kugira ngo n'uyu muntu byabayeho abashe kwiga, ese aya mahirwe ya kabiri turi gushaka, aya mahirwe ya kabiri dutegereje, yego umugabo ashaka kukubera mubi bwa mbere, ariko wa kabiri mukabana mwiza. Ariko reka nze nkubwize ukuri, niba warananiwe umugabo wa mbere, ushobora uwa kabiri biragoye. Icya kabiri ni ukuvuga ngo umugabo winjiye mu rugo rwawe ufite abana babiri batatu, uwo mugabo ntabwo muzagira amahoro, ntabwo uzayahozana. Uzabonayo umugabo ariko ay'abana uzayabura. Turebere hamwe rero icyatuma tubungabunga ingo zacu kugira ngo satani ajye kure y'imiryango yacu. Utekereze neza, ese ayo mahirwe ya kabiri uyu mugabo we aje kuba muri aba bana avuye he? Nawe tekereza, aje kuba mu muryango wawe, ufite abana babiri kandi se afite urukundo rurenze urwa se? Banza utekereze, ese niki cyatumye nkora divorce n'umugabo wanjye? Ese niki cyatumye amakimbirane aza mu nzu yanjye? Noneho numara kubitekereza neza, uraza kubona igisubizo nyakuri, hanyuma ubone winjire mu mahirwe ya kabiri. Ariko ako kantu ushireho akadomo, kuko ndatekereza umuntu waremye umugabo ari umwe. Turakomeza tubirebere hamwe. Amahoro y'Imana abane namwe, ndabakunda. Reka nsuhuze abavandimwe banjye baherereye muri Amerika, Australia, Canada, Finland, mwese ndabakunda mwese, cyane cyane mu mujyi wa New York, rwose umutima wanjye urabemera. Tugaruke Uganda, mu mujyi wa Kigali ndetse n'ahandi, inshuti zanjye ziri mu Rwanda, muri Congo, Tanzania, mwese ndabakunda. Rero reka dufatanye turebere hamwe, duhugurane kugira ngo twirinde iki kintu cyatuma ingo zacu zisenyuka. Ijambo rikomeye gusenya urugo, ubusenya ubuzima bwawe. Nubitekereza neza uraza gusanga urabusenye ubuzima bwawe. Kenshi umwanzuro uravuna kuwufata. Ikindi cya kabiri, gusoza urwo rugendo ruragoye. Izina ryawe riba ryangiritse, uko wabigenza kose hari icyasha kiba cyakujeho kivuga ngo uriya yavuye mu rugo ari mu rwa kabiri, yarahiriwe ariko yavuye hehe? Mu rwa mbere. Ako kantu rero twongere tugatekerezeho, hanyuma dushakishe impamvu zatuma tubasha kurinda ubusugire bw'imiryango yacu. Hanyuma ndabakunda, Imana yo mu ijuru ikomeze kubaha umugisha. Wowe byabayeho wihangane, Imana iracyagukunda, iracyakuri hafi, Imana iracyagufitiye izindi mbaraga zo kukurinda. Nubwo bimeze uko nguko, Imana yaguha amahirwe ya kabiri atarariya, ahubwo ikakugarurira umufasha wawe mwatangiranye ubuzima, ikamuhindura. Yamara kumuhindura ikamuzana mu kubaka urugo rwiza, Imana izaza igatura muri mwe, ikabaha umugisha, kuko ukuboko kw'Imana gufite ibisubizo byose. Humura rero, Imana iragukunda. Nawe bitarabaho, ba maso ku rugo rwawe, urebe uburyo warinda, ube maso, urebe ngo ni iyihe mpamvu ituma umuryango wanjye ugira ibibazo, ni iyihe mpamvu umuryango wanjye uhorana intambara, ni iyihe mpamvu. Ese abana banjye biti? Tuzagera ku rugendo rw'abana, ariko uyu munsi muri iki cyumweru reka tubane kugira ngo tubashe kurebera hamwe niba twese turi abakandida bo gusenya. Usenya urugo ko atarebera ku mafaranga, usenya urugo ko atarebera ku bwiza, usenya urugo ko atarebera ku cyubahiro, ko atareba aho uvuka. Intego afite ni ukugusenyera ubuzima, akagusenyera urugo, ukabura amahoro ubuzima bwawe bwose, akakwambika icyasha kizaguhoraho, ugahora ubabaye, aho unyuze hose bakakuvugaho. Nyamara tube maso, duhugurane. Imana ibahe umugisha, ndabakunda.